turakaraba mu gitondo, tugakaraba nimugoroba, saa sita umuntu yaba yumva afite ubushyuhe n'icyunzwe, ukabwira umugore utishirira amazi muri dushe, agaterura ibase agashyira muri dushe n'agasabune ka 200, ukagenda ukoga, ugafata igitenge cy'umugore ukihanagura, ugafata ka gikotoro ukisiga, ugahindura agakabutura k'imbere, ugahindura n'ak'inyuma. Haleluya. Wagize ugashyira akabodaboda, ukagira gute, ukajya mu muhanda, ukagira gute, ukaje. Imana irazura, ikazura n'abakigize gute, n'abagihagase. Nigeze gutanga ibiro 2 by'inyama, ari byo dufite gusa mu rugo, tumaze imyaka 2 tudateka inyama, ndazitwara ku rusengero. Imana impibagiro ibaga inka 17 ku munsi, n'ingurube hafi nka senkani. Inyama yabishari, yaba urucyamiro, yaba inkoro, yaba umwijima, yaba umutima, ndarya inyama. Ibiro biraza, amabere araza, ubunarananutse, ikibuno kiraza. Bwira mugeze ko biriya ni ibiryo. Aba bose mubona babyibushye ni ibiryo, mutagira ngo ni ibindi. Ni ibiryo babara ayo. Ibiryo nyama ndazirya ziraza mbigayi. Ababwiraga umugore ngo ufite umugabo ngo wagira ngo ni umuzimu, baramubwira ngo ariko ufite umugabo w'umusore. Mu rusengero rwacu umuntu wari urimo wari warize, yari ngewe Sibomana, wari warize amashuri 5 abanza. Atanagize gute? Ubwo ndi umuhanga, ari jye umwanditsi w'umudugudu, ari jye bari cya 10 naraba umudiyakoni, ari jye mwarimu atuma, ati Imana yaduhaye umuntu ujijutse. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Reka twongere tubasuhuze inshuti bakunze mukurikiranye Impanuro TV. Dukomeje kwifuriza ibihe byiza, turizera ko mumeze neza aho muri mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cyacu, abari mu ntara zitandukanye, abari mu mujyi wa Kigali, n'abandi benshi badukurikira bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Mwese reka tubifurize kugira amahoro y'Imana, ariko kandi twihanganishije n'abandi batameze neza ku bibazo bigiye bitandukanye umuntu agenda ahura nabyo mu buzima bwa buri munsi, abagize ibyago, ababuze ababo, reka tubabwire bakomere ndetse bihangane. Niko bigenda iyo turi mu isi, tuba dufashe igihe mu ntambara, ariko turashimira Imana ko igenda ibana natwe uko bukeye nuko bwije. Muri kumwe na Nizimana Daniel rero, uko bisanzwe twerekeje mu karere ka Muhanga, muri paruwasi ya Gahogo muri ADPR ku itorero rya Ruvumera. Twamenye ko hari igiterane gikomeye cyane kuri iki cyumweru cyateguwe n'iryo torero rya Ruvumera. Haraba harimo korali ikomeye cyane izwi nka Wasafiri, ni korali ifite indirimbo ziramya ndetse zigahimbaza Imana. Hanyuma haraba hari umuvugabutumwa witwa Sibomana Jean guturuka mu karere ka Gicumbi, ndetse n'abandi bakozi b'Imana benshi cyane bagiye batandukanye. Ni igiterane kiraba kirimo imbaraga z'Imana, ibitangaza bikoreka, kirimo amavuta menshi cyane aturutse ku Mana. Ndizera ko nimubana natwe ibintu biri buze kugenda neza. Reka tubasabe kugira ngo mugendane natwe na hano imbere yacu gatoya. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Twarimbo heza Satani, twari mu mubabaro, yatubohesheje ingoyi. Mana data wa twese uri mu ijuru, bana n'iri teraniro, babanye natwe mu gitondo, komeze ubane natwe kuri aya manywa y'ihangu, tugirire neza, shigikira umukozi wawe muri byose, komeze kwigaragaza ko Imana ni mu izina ryawe Yesu Mwami. Amena. Haleluya. Haleluya. Turashimira Imana ko yaturengeye, twese tuyihereza icyubahiro. Usome ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abakolosayi, igice cya 3, murongo wa 23 n'uwa 24. Haranditse ngo
ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima nk'abakorera sobuja mukuru badakorera abantu, muzi yuko muzagororerwa nawe muhawe wa murage kuko mukorera shobuja mukuru Kristo. Amen. Dusome mu gitabo cy'umuhanuzi witwa Ezekiyeli ibice 30. Usome umurongo wa 21 n'uwa 22. Ibice 30 by'umuhanuzi Ezekiyeli 21 na 22. Haranditse ngo mwana w'umuntu navunnye ukuboko kwa Farawo umwami wa Egiputa, kandi dore ntabwo kwapfutswe ngo gushyirweho umuti, ntikwashyizweho igitambaro kugira ngo kubone imbaraga zo gukomeza inkota. Nicyo gituma umwami Uwiteka avuga ati, dore nibasiye Farawo umwami wa Egiputa, nzamuvuna amaboko yombi uko nabanje kuvuna, mvune n'ugusigaye ku gikomeye, kandi inkota iri mu kuboko kwe nzayigusha hasi. Amen. Ngira ngo iminota irimo kwihuta, birasaba yuko tubumba Bibiliya noneho mukantega amatwi kugira ngo mvuge ibintu bikeya muri iyi minota isigaye. Kandi ibyo bintu bikeya ndabivuga mu matangazo 3 kugira ngo umwanya tuwucunge neza, nkuko tugomba gutaha saa 6:30 tube dutashye. Haleluya. Intego y'igiterane cyacu tuyibona muri Ezira bice 7 umurongo wa 29 ndibwira, niba atari na 7 umurongo wa 27. Haravuga ngo umwami Uwiteka ashimwe, we washyize ku mutima w'abayobozi cyangwa se w'umwami umurimo mwiza wo kurimbisha inzu y'Imana ya hano mu Ruvumera. Haleluya. Iyo niyo ntego y'iteraniro ry'uyu munsi. Ndashimira Imana rero ko nanjye ngeze hano nkaba mbonanye namwe, hanyuma yo kuganira nawe mu iteraniro rya mbere. Ndabaha intashyo za bene data, nimuzakire mu izina rya Yesu. Korari twazanye turi abashyitsi, muhaguruke mbahanurire mu izina rya Yesu mbere yuko mvuga. Bahanurire rwose, kandi nta badayimoni ifite. Ndumva afite umwuka w'Imana, kandi nta n'abadayimoni ngira. Haleluya. Soma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi witwa Yesaya ibice 45. Soma umurongo wa 2 usome n'umurongo wa 3. Baguhe mikoro. Gwino hano tambukuze hano rwose. Tambukuze. Baguhereze mikrofone mfashe guhanura. Murongo wa 2 no wa 3 gusa. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo 2. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari nge Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari ngewe Mana ya Isiraheli. Haleluya. Mukomeze muhagarare. Imana yambwiye ngo izabaha
izagira gute? Izabaha. N'abo yahaye izabongera. Haleluya. Nabonye muri mu isoko rinini cyane, mbona haje kwasiteri y'umweru, barabahamagara mujyamo. Mumajije kujyamo kwasiteri umushoferi arayitwara. Mumajije kuva muri iryo soko hazamo imidugararo. Hajemo imidugararo, Imana irambwira ngo mbabwire ngo muri mwebwe harimo abantu benshi bari mu midugararo y'ibibazo, ariko Imana yo mu ijuru irambwira ngo mbabwirira yuko Imana ishyizeho umurongo wo kubakura mu bibazo. Nababonye nagakwiriye kujya nkubwira inti haguruka wumva uko Uwiteka agiye gukura mu bibazo, ariko byadutwarira umwanya. Ariko Uwiteka ugende nugera mu rugo wicare muri salo ubwire ikibazo ufite uti umurongo Imana yawushyizeho, ngiye kukuvamo. Mwakire ubutumwa bwanyu. Haleluya. Ijambo ry'Imana, tangazo rya mbere riravuga ngo twabereyeho gukorera Imana. Ntego zacu zo kubaho ni ugukorera iki? Imana. Nicyo gitumye ubaho. Jambo ry'Imana riravuga ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza iyi Imana yiteguriye muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Mpamvu Imana yakuremye, mama wawe akagusamira mu kabari inda ntayikuremo, mpamvu wacitse urupfu, mpamvu warokotse rwa rupfu. Nanjye tuvugana umuntu yanshyize imbunda mu kanwa arambwira ngo aranyice, nkandagira mu gatuza, ntaranakizwa, ndi n'umwana mutoya, ariko kubera ko kuri 23 nari kuzahagarara mu ruvumera kaza gukorera Imana. Haleluya. Ibyo uwo muntu ntabwo yarabizi, ntabyo yarazi. Shitani wamukoreragamo niwe wabikekaga, shaka kunyica ntarabigeraho, ariko haza undi. Haleluya. Uwo marayika w'Imana zamusunitse, nawe kandi ari umugome mugenzi w'uwo nguwo mpagaze hejuru. Haramubwira ngo uyu mwana mukuremo iyo mbunda, ayinkuramo. Aramubwira ngo sha igendere ndakubabariye. Haleluya. Sibo Mana ndacyariho. Undaramfata yica abantu ndeba pa kubita te bagira gute, angezeho arandeba arambwira ngo igendere ndakubabariye. Ngo agize ate? Ndamubwira isuriya nawe ko ari mushiki wacu, ngo nawe mubwira ze mugende. Ni nuriya muhungu turabana, ngo nawe mukure mu bandi, nuko mbakuramo. Arambwira ngo nimwigendere ndabababariye. Ngo kandi n'umuntu wese ushashaka kubica muzababwire ko umuntu witwa Shitani cyangwa umuntu witwa Kanaka yabababariye. Muvuye ngo uriya mugabo Shitani yababariye ntamwice, mugira ngo murumva kuko turabo yaremye batagomba gupfa urupfu rubonetse, ituremeye imirimo myiza iyi Imana yateguye. Haleluya. Kugira ngo iyo mirimo tugire gute? Tuyigenderemo. Ko turabo yaremye. Kuko turabo yagize gute? Kuko turabo yagize gute? Kuko turabo Imana yaremye. Niyo mpamvu baturoze ntitwapfa, badukubitisha inkuba ntizadufata, modoka zicika feri ntitwagira gute? Ntitwapfa, ibyorezo biratera turasigara. Kuko turaba Imana yagize gute? Yaremye. Bwira mugenzi ngo ubereyeho gukorera Imana. Niyo definisiyo, na akadomo naho ngaho gashyirwa. Ubereyeho gukorera Bwana. Ushaka kuvuga ngo ubuse ngo mbereyeho ngo abana banje
uri kubarera kugira ngo uzabahe romize ubwo uzaba ushaje. Bariya bapasitoro baduhereje romize baratureze neza, ntago bari babereyeho kuturera, ahubwo batureze kugira ngo bazaduhe romize. Nabo babereyeho gukorera iki? Imana. Karabana batambutse hano, nabwiye mushumba wanyu nti urabona kuzapfa? Ntiwabibonye kuzapfa? Ati ndabibonye mbona junguje umutwe. Ntibariya huri Imana iri kubademara kugira ngo umunsi warangiye bazakomeze ibintu. Bwira mugeze ngo ibintu by'Imana bizakomeza. Bizakomeza, wakwanga kubikora utabikora, inyungu ntizawe, twebwe turaje dupfe. Ariko ibintu by'Imana bizakomeza. Ubereyeho gukorera Imana. Sho kuvuga ngo ndimo kwiga uri kugwana n'amasomo, ibyo byose biri mu nyungu z'Imana. Nukugira ngo uzakorera Imana, uzi Cyongereza, uzi Gifaransa, uzi amateka, uzi biology, uzi shimi, uzakorera Imana, uzi fizike, uzakorera Imana. Iyo umuntu yize ibimvuga ubundi kera twarabwirizaga, umuntu akabwiriza isaha, ariko mu iteraniro rya mbere nabwirije iminota 18 kandi abantu barimo bambwiye bati twabyumvishe kuko barize. Iyo umuntu adafite ubuhanga, iyo umuntu adafite ubumenyi, y'ubwonko butafungutse ngo bufungurwe n'amasomo ya saa 8 ya saa 6 arimo yiga ahonda umutwe akurikiye profe avuga ati nzabibazo, y'ubwonko butakinguye kumwigisha nuko umuha utugero, nuko inyoni ibwira ipusi, nuko injangwe ibwira imbeba, imbeba ibwira injangwe ndi kumwe na Yesu nubwo wicinja imbeba ariko ntacyo nzaba, nuko injangwe bigenda gucya igiye gufata imbeba, nuko ingwe birahagurutse, ingwe ihagurutse injangwe yiruka ihunga ingwe, ingwe igiye gufata injangwe, nuko intare irahaguruka, nuko ingwe nayo yiruka ihunga intare igiye gufata ingwe, ishamba riba rirahiye nayo yiruka ihunga ishamba. Uko byose Imana irabikiza. Uko byose Imana irabikiza. Kandi bwira mugenzi wawe ngo ikiri kuguhiga Imana ihagurukije nacyo ikigihiga kugira ngo ugire gute? Urokoke. Suko nguko tugira gute? Urumva nyine ngo imbeba yarahagurutse injangwe iri kuyihiga ivumbutse, Imana ihagurutsa imbwa, ihagurukije imbwa ngo ihiga injangwe, injangwe ibona nikomeza imbeba, imbwa irayifata ihita yurira ijya mu giti. Imbwa nayo ishaka kugira ngo yiterere ifate injangwe, Imana ihagurutse ingwe ihagurutse ingwe ihagurutse nuko imbwa nayo iva munsi y'igiti iriruka ishaka kugira ngo ihunge ingwe yirukanse. Imana ibonye ko irayifata, Imana ihagurutse intare ihagurutse, ingwe ibonye intare inyuma nayo iyoba injangwe ishaka guhunga intare, nuko Imana ibonye ko intare irica ingwe, Imana iravuga iti rero ibintu byose bigomba kubaho, icana umuriro watse mu ishyamba, nuko intare nayo ihunga umuriro. Nguko uko Imana byose yabikishije. Umurozi muturanye azabaho kandi nawe uzabaho, mwese Imana izabarinda kuko Imana yo ni nziza. Haleluya, haleluya, haleluya. Uko siko twigishaga abantu batize, ariko abantu bize uramubwira ngo Imana izi kurinda ibyo gusa, agahita avuga ngo amen. Kamubwira ngo Imana ishobora byose, agahita avuga ngo amen. Kamubwira ngo tugiye gukorera Imana, agahita akora imibare, kavuga ngo reka ntange 5 miliyoni. Naho abantu batize ucinye ukuguru hasi akabanza akagira ubwoba. Kabanza akagira iki? Bibiliya ni kwivuga. Niko Bibiliya ivuga ngo barakoreshe kubateza ubwoba. Hari abantu duteza ubwoba kugira ngo bakorere Imana. Kabagareje ukagira gutyo ugakijyambere. Noneho bakavuga bati uyu mugabo aratumara. Hakavuga ati mfiteho 5 miliyoni kuri konti reka ntange himwe ariko ndeko yamva hejuru. Ibyo nta abantu bize ibyo ntago abantu bizeho. Murakoze cyane.
bwira mugeze ngo ubereyeho gukorera Imana. Ibyo ni itangazo rya mbere. Nurya ifiriti ukarya ibiryo ku meza ujye uvuga ko ari mazutu Imana iri kuguha ngo ubone kujya gukorera Imana. Yaba ari mazutu, yaba ari peteroli, aba ari benzine, aba ari essence. Nurya bike uvuga utu Imana iri gushaka ko ngenda afite mazutu nkeya. Buri imodoka nizi zo hanze ntago zinganya peteroli muri essence muri ntuza muri reservoir. Hari rifu rutangi harifitemo bike, dufite ibidutandukanye ariko icy'ingenzi dufite ibitandukanye, ariko icy'ingenzi nuko twese tuzagera aho tugira gute, aho tujya. Haleluya. Dufite imitungo itandukanye, arafite amamiliyari, afite amamiliyoni, arafite 100,000, hari basakiru n'abasakiru, natwe turakorera Imana. Nabasakiru abantu bigeze gukorera Imana. Nari mu iteraniro nuko nkuramo inkweto ndazijyana. Kwambara ibirenge byari bikemewe. Uyu munsi nta nkweto turemera kwambara inkweto, ibirenge ntago byemewe. Byari bikemewe, nkuramo inkweto ndazijyana, barazigurisha bitatu, bazigurishije 700 ni kera. Inkweto zanjye 700. Imana irambwira iti rero si watanze inkweto, irambwira iti nguhaye inkweto. Sizi inkweto n'imbira. Ubu nimbi. Oya ubu nimbi. Mana ubu ntabwo yazishyuye. Nigeze gutanga ikote, twari kuri paruwasi barimo bitanga, mbura ikintu ntanga ndacanga njigwa ndeba ahantu hose, nta kazi, nta rugo, ni kwa mama mba, nta kirundo akurayo, nta hene, nta rukwavu, nta bishyimbo, ndacanga ikibuga kirandenga, ndavuga inti naba mbaye utazirikana imirimo y'Imana. Mba nkuyemo ikote nari nambaye, ndarijyana naryo n'umujyaneza wari wararimpaye. Ikote bararigurisha, bwira mugenzi ngo ribura n'umukiriya kubera ko ryari ribi, cyabuze umukiriya. Nta muntu uretse ngi wagomba kwambara iryo kote, nta wundi muntu ari kuri urwo rwego wakwambara iryo kote. Ubwo ninge wagomba kurigura kuko ninge wasaga naryo. Ribura umukiriya gose, umukiriya rigumaho kuri paruwasi. Munsi umwe nzajye mu gitani cy'abanyamasengesho turarayo kuri paruwase, ninjoro turasenga, tugiye kuryama nshakisha ikintu cyo kwisegura, sinzaro nagikuruye mu nguni, ndisegura bukeye mu gitondo ndebye sangana rya kote. Si by'abanyamasengesho bakaryisegura bakanarihanaguza intebe mu rusengero. Ubwo se ntiryakoreraga Imana? Si byose ntiryakoreraga Imana? Barihanaguje intebe. Imana irambwira ngo nzaguha ikote. Ubuse murabona ntambaye ikote, mfite n'irindi hariya mu gikapu, nasize n'irindi mu rugo. Ubuse sinambaye ikote. Itangazo rya mbere riravuga ngo ubereyeho gukorera iki? Ubereyeho gukorera iki? Ubereyeho gukorera iki? Mpamvu Imana yaguhaye iduka, iguha akazi keza, ni inkunga yaguteye. Kandi icyo dushimira Imana, mu bami ba 2 bice 4 harimo inkuru y'umupfakazi ngo Imana yamuhaye amavuta yo kujya kwishyura umwenda. Aragenda yishyura umwenda, amavuta arasigara, agaruka kwa Elisa aramubwira ati amavuta yasigaye, ati genda tunga abana. Ntabwo Imana iduha ibyo kuyikorera gusa, Imana iraduha. Haleluya. Iraduha, ikaduha ibyo kwitanga, ikaduha n'ibisigara byo kugira gute, byo kudutunga. Itangazo rya kabiri. Itangazo rya kabiri riravuga ngo nimukorere Imana, muyikorere umurimo uvuye mu mutima. Bibiliya yavuze ngo nuko rero mukorere Imana kandi mukore mubikuye ku mutima, nk'abakorera shobuja mukuru. Ushobora nk'abadakorera abantu. Buriya kwiyumvamo ko tudakorera abantu nibyo biduha agaciro mu maso y'Imana. Niyo twagwaye abantu bananirwa kutuvura, tugahura n'ibyago abantu bakananirwa kudukiza, Imana twakoreye. Tabita yararwaye arapfa, abantu bamuvuza ibyo bashoboye, birananirana arapfa, abantu baramuririra. Ariko Imana yakoreye, yaramuririye, yakoze iki? Cyubahiro mu gihereza Imana. Mukorera Imana izura n'abantu bahagize gute, bazuye. Dorcas
na Vestine bararirimbye ngo urazura ngo ukazura n'abagihagaze. Hari abantu bapfuye bahagaze, abo nabo Imana igira gute? Irabazura, kazura n'abakigize gute? N'abagihagaze. Hari umuntu apfa ahagaze. Reka nere kuvuga urupfu rwo mu bugingo, ugapfa mu mubiri uhagaze, ukagira imyaka 30 utaroza mu kanwa, utabona uburo, utabona korogate 30, nogeje amenyo ngize 28. Nibwo naguze korogate ishyira hehe mu menyo, yanze guca ntago yacu, urumva amenyo amaze imyaka 28 yose yegeranye imyanda, urumva nari narapfuye. Noza mu kanwa n'ubu hari igihe njya mbyibagirwa kubera igikomere nkamara nk'imbisi 5 ntogeje mu kanwa, umugore akambwira ati ariko wakogeje mu kanwa, ni nkajya kureba uburoso. Iyo systeme ntago iraba gitifu mu bwonko, nari narapfuye ngize gute? Hari igihe umuntu abaho ukajya umara ukwezi udakarabye kubera ubuzima. Twamara ukwezi tudakarabye tukagwara inda, hano imigi kazaho, imigi y'inda, waba ugiye nko gusya ifu y'amasaka wakubitaho ifu umutwe ugashyuha, inda ukumva ziri gutondagira, hano inyuma hose inda zihari, vuga ngo bari barapfuye bahagaze. Hano barapfuye bahagaze, ariko Imana yaratuzuye. Haleluya, yaratuzuye. Turakaraba mu gitondo, tugakaraba nimugoroba, saa sita umuntu yabashu yumva afite ubushyuhe n'icyunzwe, ukabwira umugore utishirira amazi muri dushe, agaterura ibase agashyira muri dushe n'agasabune ka 200, ukagenda ukoga, ugafata igitenge cy'umugore ukihanagura, ugafata ka gikotoro ukisiga, ugahindura agakabutura k'imbere ugahindura n'ak'inyuma. Haleluya, wagize ugashyira akabodaboda ukagira gute, ukajya mu muhanda ukagira gute, ukagera. Imana irazura, ikazura n'abakigize gute? N'abagihagaze. Kazura n'abagihagaze. Iyo niyo Mana dukwiriye gukorera. Mwe mushobora kuba mwarabyuvutse nta bibazo mufite, wenda birashoboka, ariko twebwe mosheri twe twarakubititse, mwe twarababaye. Hayewa gukenuza cyari cyo, sikumukena gusura akabona ibase utagikoresha yamenetse, akayireba akakubwira ngo kandi ibase muyinyihere ngenda abona nazagena nkashyushya icyuma nkayisudira nkajya ndayikoresha. Siku ibintu ubona ari negatifu umukene abona ari positifu, ibintu ubona ari positifu umukene akabona ari negatifu. Maso y'umukene ntareba nk'ay'umukire. Yibonye negatifu umukene abona iki? Wabona positifu umukene akabona iki? Urabitoranya ukabisiga babijyane muri puberi, wahura n'umukene ati mwatumpaye, kandi akakubwira ati Imana iguha umugisha. Gukenuza cyari cyo uzi kubika imyenda yo gutwika umukene akagera ngo akagakabutura ariko kacitse mu kibuno, ubu ngateme kirakanaga wa mwana wanjye akajya kajyana kwahira ubwatsi bw'ingurube. Tubereyeho gukorera Imana, tubereyeho kandi tugakora imirimo ivuye mu mutima. Nimujya mukorera Imana mumenye ko mukorera shobuja mukuru uri mu ijuru, kandi mubikore mutabihaswe n'abahanuzi, mutabihaswe n'abigisha. Iminota irashize, ngiye kubabwira akantu reka nkareke ndaza bakavuga. Mutabihaswe n'abaki n'abigisha. Hari umuhungu umwe yagiye gukoresha fundraising itwarasenganaga, ariko iyo turi gusenga Imana amubwira ngo nzabana nawe ugende ukoreshe fundraising, humura nzabana nawe. Imana izi ko mudakunda muba mudashaka kwitanga, kandi muri kamere muntu kwitanga ntago umuntu akunda guhabwa, naho gutanga ni ikigeragezo. Ubu hano hari ikigeragezo uyu munsi cyo gutanga, sibyo? Ariko mugerageze murare mukivuyemo, niba ari 100 mukene murare mubitanzwe, mutazongera kugeragezwa ku gitaha. Ubani umunsi hari ikigeragezo, bwira mugeze ngo wihanganire ibirakugerageza uyu munsi. Hahirwa wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'iki? 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 Mana amubwira ngo irabana nawe aragenda, bari bakeneye miliyoni 40 zo kubaka urusengero. Aritangisha abone 2,200. Namagana ngahe?
na 500 ubundi agiye kubasabira umugisha Imana yamubwira ngo n'abanyegiputa. Niyo mpamvu ngo batazi ibyo kubaka urusengero. Ati wabwiye abanyegiputa ibyo kubaka urusengero rw'Imana batagize gute batabizi. None rero ntago naho umugisha abanyegiputa, ahubwo babwire bahaguruke maze ubavume. Kandi umuvumo bavuma nduwite kuvuganye nawe, uwo muvumo urabafata ubateza ibyago 10 nateje abanyegiputa. Harabwa ati nimuhaguruke, Imana irambwiye ngo muri abanyegiputa, niyo mpamvu miliyoni 30 zibuze nababwiye ibintu mutazi byo kubaka urusengero. Ubundi biza Abisiraheli bazi Imana yabo naho yagize gute yabakuye. Ati rero muri abanyegiputa nimuhaguruke mwumve uko Uwiteka avuze. Barahagurutse. Aravuga ati Imana irambwiye ngo mbavume mbateze ibyago 10 yateje abanyegiputa. Cyago cya mbere ni ikihe? Nkoni yahindutse inzoka. Inzoka n'uburiganya. Aravuga ati dore rero iyi nzoka yahindutse inkoni, mu butware nari nazanye hano hagiye kuvamo inzoka. Iyi nzoka n'uburiganya ugiye kwinjira mu mabutike yanyu, bwinjire mu mamodoka yanyu, bwinjire mu mitungo yanyu, mugiye kuriganwa kugeza ubwo muzasigara mwikoreye amaboko. Umugabo umwagira guke kiganza hejuru aravuga ati mfite miliyoni 4. Mfite miliyoni zingahe? 4. Aravuga ati uwo muvumo ntugushyikire, genda bazandike. Icyago cya kabiri undagira ucyo atutaravuga ati mfite 3. Baritanga bose haboneka 30 na zingahe? 5. Ayiwe bari bayafite amafaranga gusa bararamye nk'umufuka w'ishati. Ariko bahebureyo b'Imana, haleluya. Bwira mugenzi ngo uyu munsi Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. Nimukorera Imana rero, mukorera Imana umurimo uvuye mu mutima. Haleluya. Hari ahantu hesha abantu bakomora imirimo bakorera Imana. Hari abayikomora mu mateka yabo. Mateka yabo. Sibo Mana wavutse kwa Doroteya akambyara ndi umupfakazi, ndi umwana wa 5 akambyarira mu mfubyi. Abantu bavanga uyu mukecuru aba bana ari kubyara azabatungisha iki ko inzari zamwicanywa n'abagiye kunyita anyita sibo Mana. Ubwo ayo mateka naza hano bavuga bati sinibuke ko Imana yampaye imodoka, sinibuke ko nakize, sinibuke ko ntakiro kwa Doroteya w'umukene, sinibuke ko amateka ahubwo nkagumya nkareba iwacu twara abakene, nkagumya nkareba umukiro umwe wo kwisi ngo umwana we baramubwira ati ku mwana wawe abaho kuri yawe ukabaho kuri, arababwira ati uriya nuwa kanaka ngewe nduwande. None se nishunge ibaze uri Bill Gates, ati uyu mwana nuwa Bill Gates niyo mpamvu arira muri hoteli akarara muri hoteli. Ngewe rero nduwa sibo Mana wacu nta n'igihumbi bagira, nanjye nishunga umwana rero wa Bill Gates, noneho nanjye ngendira muri hoteli, ho yanjye nzandira muri restaurant 1000. Urumva icyo bita gukorera mu maki mu mateka. Kubera ko iwanyu mwajyaga ibijumba ntumenye ko Imana yagutabaye, kubera ko iwanyu mwambaraga imyenda mibi, wajya no mu isoko ntumenye ko wakize ugapfa kuraruza ibyenda ubonye, wajya no guteka ugateka ibintu wiboneye byose ngo kera se ngo iwacu ngo ko twapfaga kurya. Oya, va mu mateka. Ibintu byagize gute? Byarahindutse. Ngo ngengo narabyiyemeje ngo barabizi ngo kuva muri 98 ngo muri 2 ngo ngiyo bakoze igikorwa ngo ni senkani, watangaga senkani utaragura rava, watangaga senkani utaratangira kujya wituma wicaye, none ubu wituma wicaye. Watangaga senkani utaragira iPhone, utarajya kuri internet, utarajya kuri Facebook, watangaga senkani ibintu biki. Uba mateka yarahindutse. Nukorera Imana wikura umurimo wawe mu mateka ukure mu mutima. Hari abantu bakorera Imana imirimo bakayikura muri kamere yawe, kubera ko ugira ikirungurira mu muryango wanyu muri seriye, mu muryango wanyu nta ubahata, cyo mushatse nicyo mukora, uko mubyumva, uko siko bakorera Imana. Imana turayinginga ngo mwami icyo dushakaho niki, tubwire mu mutima utwongorere. Naho wavuga ngo ukeneye Isaka turamuguha, nubwo wavuga ngo ukeneye inka ya mbere turayiguha, nubwo wavuga ngo ukeneye ibi nibi. Yemwe harabo nigishije ndaba
babwira ngo abatubanjirije Imana yababwiye ko ikeneye amaraso yabo gusa, bakajya batega imitwe, ba Stefano bande bagatega imitwe, Imana irayitwara barabahamba birarangira, ariko Imana iranezerwa. Kandi ngo abo bose bapfuye bakigize gute? Bakizeye. Twebwe iri kudusaba utuntu toto, bwira mugenzi ngo ni toto, n'utuntu toto. Petero yamusabye kubambwa acuramye kugira ngo inezerwe. Ibaze nkubi kuba igusabye kubambwa, haguruka ati Imana yambwiye ngo izakurinda kuzerera mu bitaro byose, ngo bagutwaye muri ambirasi. Nabonye bagutwaye muri ambirasi iri kwihuta, Marika arayihagarika ayisubiza inyuma. Imana izakurinda kubunga mu bitaro, zakurinda kubunga. Oya gumuhagarara. Ibaze nkubi Imana igusabye ko bakubamba kugira ngo uyishime, kavuga ati genda bakubambe. Ubwo ibaze nk'ubu hano hinjiyemo abantu bakavuga bati mwese abizera Yesu niba mumwizera muryame hasi, bafite amasasu bakaturasa. Icyo mu ijuru bajye babona bari kuduturaguritsa tuva ngo amina 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 amina. Mu ijuru bati cyubahiro ni cy'Imana, abantu banjye bari kumpamya bapfa. Ibyo bihura na miliyoni 15. Sinazi nanjye ubwanjye kugira ngo unyice, nazisinyira hano habwira inti nzazishaka nitonze. Byose nkasohoka nkigendera. 15. Bwira mugenzi uti ntago wazishaka witonze wakwemera gupfa. Ubu iyi korari ubu iyi korari muri kugenda muri kwasteri cyangwa muri ritiko igacika feri, shoferi akavuga ati kugira ngo feri ifate hakeneye miliyoni 15. Muzazibona cyane ntago tuzazibona, mwazibona cyane nazo mwabona. Muzamura ibiganza na mwazibona. Amafaranga yabonetse, Yesu Imana icyubahiro. Haguruka mucumba, haguruka. Haleluya. Cyatse nababwira mugahaguruka tukagira gute, tugasenga tukarekera aho ngaho. 15. Ubu mwakwemera gupfa. Nanjye ubwanjye sibo Mana nasinya nkatanga igini imyaka 10. Uti imyaka 19 kurasa ningize 5, nayo ni mikeya ugakuramo inkota 4, nayo ni myinshi. Nakubaza intafandi, urumva wifuza imyaka ingahe? Nturenza amezi 6 nasinya. Sibyo nasinya nkajya mu rugo nkabwira umugore ibyabaye, ababwira Rosheri nemeye 15, hatuzayakura he? None iyo ntabyemera ko ntari gutaha. Sibyo wakavuga none se bari kukwica? Ni yari afite imbunda, afite inkota. Ati turayashaka. Ayiwe Mana we, muve muri kamere mukorera Imana mubikuye ku mutima. Haleluya. Ariko ibindi reka mbireke, kamvuga itangazo rya 3. Reka mbenetse kuvuga irya 3. Mvuga umutima tugomba gukuramo imirimo y'Imana. Ni umutima umeze uti? Zaburi 143 umurongo wa 5 havuga ngo iki? Dawidi yari umukozi w'Imana ukomeye, yaravuze ngo nibutse iminsi ya kera. Haleluya. Nukorera Imana ujye ukura umurimo ugiye gukora mu mutima uzirikana iminsi ya kera. Wibuka imirimo itangaje Uwiteka yagize gute yakoze. Njyewe niyo wampamagara saa 10 kambwira uti umwana wanjye afashwe n'abadayimoni, ndagira ngo uze umusengere, ukampamagara ndi mu mirimo yanjye ntafite tike, nakubwira ngo nta tike mfite, ariko sinakubwira ngo nzaze ejo, kuko nibuka ahantu Imana yankuye kandi kambwira ko ihankuriye kugira ngo nyikorere. Haleluya. Ubwo rero ntago oya nigeze kujya gukoresha ahantu fundraising, amafaranga araboneka menshi uwo munsi. Noneho mushumba turi muri birarambwira ati ese Mana ndaguha ngahe? Ubwo ndagira ngo pastor ataza kubimbaza, ati ndaguha ngahe? Ndabubwiye nise amafaranga twatanze nayiki? Yari gukora igisenge, ati naye gukora igisenge cy'urusengero no kumena dari. Nenda mbwira harayanjye arimo. Wigeze wumva hari umuntu igeze witanga amaya sibo Mana yo kutwara? Ati abantu bose bavuga ngo kubwiye inyubako ntanzanye. None ikindi kibazo ufite ni ikihe uri kumbaza? Haleluya.
ndahubwira icyo ukoza kuva Kigali ugera iwacu arero turu ni 3 undebera ibihumbi byanjye 3 ubimpereze ahasigaye ntitaye Imana yabahaye nanjye izama si byose biragoye ko abantu ba hano mu Ruvumera mwamara ubukene rwose kuko namwe murakenye sibyo niyo wampa umufuka w'umuceri nkawurya iminsi 10 mfite abana 5 turya kilo n'inusu ku munsi hasita ni biro 3 ku munsi ntago 10 igeramo umufuka w'ikilo 25 ntago iminsi 10 igeramo ni iminsi 8 kandi mu minsi 8 ukaba unteje ibibazo abana bamenyereye kurya umuceri nimbasubiza ku bijumba barabirya bibatera inzoka urumva byaba ari ibibazo ninde wakwemeza kuntungisha umuceri umwaka ugashira hano nta wabishobora ariko Imana igize gute irabishobora haleluya Imana irabishoboye nigeze gutanga ibiro 2 by'inyama ari byo dufite gusa mu rugo tumaze imyaka 2 tudateka inyama ndazitwara ku rusengero reka nkavuga ko kana sibyo reka nkavuga sibyo ibiro 2 nari ngisezerana n'umugore tumaranye imyaka 2 dufite umwana umwe tutarajya inyama kuva twashyingirwa mura n'umuntu arambwira ati ndashaka kukugurira inyama ni amina aragenda nkubita amafaranga 2,000 ati gura inyama kuri bushiramagarikiye ngura inyama 2 byiza 2 inyama zari zigihendutse ngura n'ibirungo ngura za sereri ngura za presi ibirungo nari mbiza amazina ikibazo ari gushobora kubigura sibyo ndagura ibirungo ndagura ibintu byose ndangije nkubita muri twa mu mashashi cyo yaracemewe ndataha ngeze mu rugo umugore apfunduye ishasha abonyemo inyama arambwira ati nari narasenze Imana ngo izampa umugabo mwiza ati Imana yampaye umugabo mwiza aramvuga ukuntu mukunda avuga ukuntu abirota avuga ukuntu Imana yarabimubwiye rangije inyama arazakira aragenda arazikata zikubita mu isafuriya inyama arazitogosa zirashya azitereka arambwira ati maze rero umfashe tutarara turiye inyama hari kuwa 6 ati ahubwo twirira ibyo dusanzwe turya atejo nimva gusenga nzazikarange nitonze ati noneho tuzirye ejo ku cyumweru ati turi mu mwuka w'amateraniro nicyo gitekerezo ndumva ari cyo tugishima gutya zitereka hariya n'isosi ejo nzajye ku rusengero rero tugeze ku rusengero tubona abashyitsi badutunguye abashyitsi bahageze tujya mu nama yo kubakira buri abadiyakoni muzamura ibiganza Imana ibaha umugisha abakristo bari bicaye bameze neza twe turi guhikana ngo abantu bararya bate Imana ibaha umugisha nimwe mukora ibintu bikomeye cyane nari mu bajyanama nari ntaraba n'umudiyakoni turatekereza abantu batanga amafaranga turahaha umuceri duhaye ibitoki duhaye ibintu byose biraboneka dushaka inyama turazibura amabusheri yose dusanga zashize aho babaga dusanga ntibabaze mwarimu aratubwira ati rero byari bibaye nka 4 ibindi byose biri gutogota hari kubura inyama aratubwira ati rero mubagurire saladine umwuka wera arambwira ati soma nawe wemeje ko barya saladine nizo bararya da nizo bararya nta nyama zihari mbwira umwuka ntitwazishatse ntitwazibuze arambwira ati ongera tekereza neza jya wumvira umwuka ongera tekereza neza nta nyama zihari ni ntazo arambaza ati uri kumva nta nyama zihari ntabwo ni mu rugo mfite ibiro 2 arambaza ati se ubundi mu buzima bwawe usanzwe urya inyama ko yambajije ndaho nkanuye amaso ubwo ndi kuvugana n'Imana abandi bose bari mu byabo ngemeze gucyanegamye ku gikuta ari kumbaza ati se ubundi usanzwe urya inyama iwawe mu rugo intoya imyaka 2 irashize nuko numva asa nk'ujunguje umuto arambwira ati twebwe ejo mu bwami bwacu bwira mugenze ngo dukorera mu bwami bw'Imana mubona izi ntebe mubona uko mwicaye uko muhaye mwicaye uko mumeze niko ejo mu bwami bw'Imana niko baraye babyemeje uko mubona mwifumbase uko mubona ndi kwigisha uko mubona niko baraye babyemeje ntacyo ugabanyaho nta nicyo urenza mu bwami bwacu ni ejo twabonye ko uyu munsi murabona abashyitsi hano babatunguye baje kutuvugira tubona kandi ko bakwiriye kurya inyama
haleluya. Tubona kandi uyu munsi nta nyama ziraba ziri kuboneka ina. Dushaka umuntu w'inyangamugayo muri uru rusengero. Yewe gamana we, vuga ngo umuntu w'inyangamugayo. Uzi ko n'amafaranga ufite Imana yashatse umuntu w'inyangamugayo yaha, uzajya uyatanga bakagura amakaro bagashyira mu rusengero. Umuntu w'inyangamugayo uzajya utanga amafaranga, abashyitsi bakarya, akatugurira inkoko, akaduha amatike. Imana ireba umuntu w'iki w'inyangamugayo, kavuga iti uye kamuhe miliyoni 10, uyu muhe 200, hajya azana amaturo n'icya 10, uyu muhe miliyoni 8, uyu muhe miliyoni 300. Uko ubunyangamugayo bugenda busumbana, uw'inyangamugayo cyane ikamuha byinshi. Ariko ndavuga inyangamugayo mu gutanga, kuko mwese muri inyangamugayo mu kwizera Yesu. Nuko nshaka umuntu w'inyangamugayo, turabitse inyama maze uyu munsi akemera kuzizana. Dusanganiweho rero, niyo mpamvu twaguhaye inyama. Uremera kuziduha abakozi b'Imana bakazirya, cyangwa nawe uraduhemukira tukwandike ku rutonde rwa babihemu? Bwira mugenzi ngo mu ijuru bafite urutonde rwa babihemu. Abantu bagiye baha amafaranga bakanga gutanga icya 10, abantu bagiye baha amafaranga mu ijuru bakarakavuga ati ruvumera ku cyumweru dushaka wazinjira miliyoni 3, reka uyu tumunyuzeho enye atange 400, uyu tumunyuzeho imwe atange 100, uyu tumuzamure ku mushahara ajya hembwa 200 ajya atanga 20. Mu ijuru akabipanifiya amafaranga bakayasohora, wewe ukababihemu amafaranga ukayagumisha mu rugo rwawe, utunze umuvumo. Mu ijuru uri ku rutonde rwa babihemu. Nibwo nabisha, cyangwa nawe tukwandike ku rutonde rwa babihemu. Ndavuga intoya reka njye kuzizana. Ndagenda mbwira umugore nti magafunguzo, arakampa, ntira umuntu igare nari ntuye hafi, ndarinyonga ndagenda. Nuko mfata akadobo nsukamo isosi na za nyama n'ibirungo byose, mbwira Imana nti iri bara ntabwo ari iryanjye. Hari imbwa y'umutuku mwari mwabona imbwa y'icyatsi, ndabintiri barasi iryanjye, reka ndishyire ba nyiraryo. Ku inyama ndazitwara ku rusengero, bashyitsi bararya, umugore arangije amateraniro na gahunda zakora arataha yiruka, nta makuru yarafite. Mu rugo umwana mukubitari yasinziriye, yarangije abayogeje isafuriya afatiriza umuriro, yiyegereje amavuta aracamutsa, abagiye kuzana isafuriya y'inyama ngo akarange, asanga haragenda araryama yambaye inkweto. Nasanze aryamye yambaye inkweto. Ibindi byakurikiyeho singe wahera, ariko Imana yaramfashije. Imana yaramfashije. Umunsi umwe rero ndi gusenga, umwana w'umukobwa agira ki, hey, ahantu kure mu butayu, ati libe sante kire, ribe nkoze ni karame data ndakumva, pikire sante, pire sante kire, amba pire sante kire, ati ndi Imana yawe, nibutse za nyama. Nibutse zaki za nyama. Hey, ati ubu rero ndi Imana iguhaye inyama. Ndi Imana iguhaye iki? Ndi Imana iguhaye iki? Ndi Imana iguhaye inyama. Icyo gihe mfite ibiro 75, nunama gucyo tugufano tw'umugongo tukagaragara, narananutse. Abantu bavuga ngo mfite abadayimoni, abana akavuga ko mfite sida ngo mbana n'ubwandu kubera kunanuka ndi muremure. Bana ambwira ati nguhaye inyama. Ndataha Imana impinyama zo ku rwego, ntago yampaye busheri, nta nubwo yampaye inyama zo ku biro. Imana impibagiro sibyo impiki. Imana impibagiro ribaga inka 17 ku munsi n'ingurube hafi nka senkani. Inyama yabijari, yabi ururyamiro, yabi inkoro, yabi umwijima, yabi umutima. Ndarya inyama, ibiro biraza, amabere araza, ubu narananutse, ikibuno kiraza. Bwira mugeze ko biriya ni ibiryo. Aba bose mubona babyibushye ni ibiryo, mutagira ngo ni ibindi. Ni ibiryo babara ayo ibiryo. Inyama ndazirya ziraza mbigayi.
ababwiraga umugore ngo ufite umugabo ngo wagira ngo ni umuzimu, baramubwira ngo ariko ufite umugabo w'umusore. Amagambo agira gute? Arahinduka, ahinduwe no kwirinda kuba bihemu mu bwami bw'Imana. Haleluya. Imana igushyigikire ntube bihemu mu bwami bw'Imana. Umurimo ukuwe mu mutima, umutima uzirikana ibyo Imana yakoze. Jambo twashorejeho ryatubwiye ngo mwana w'umuntu, njye Uwiteka navunye ukuboko kwa Farawo, kandi ntikwabonye igipfuko, ntikwabonye umuti, ntago kwabonye igitambaro, n'inkota yari kurimo yaratakaye. Dawidi aravuga ngo nibutse iminsi ya kera nkuramburira amaboko. Kurambura amaboko mu gihebureyo ntabwo nugutanga, nugutanga. Nkuramburira amaboko ndaguhereza Uwiteka, ndakwitura, icyo usabye ndakiguha. Imana yavunye ukuboko kwande kwa Farawo. Aya yose twikora nuko ukuboko kwa Farawo kwavunitse. Bira mugenzi ukuboko kwa Farawo kumwe kwaravunitse. Niyo mpamvu hano mubona abaririmbyi basaba cyo kera kutaravunika. Korari barahagurukaga, bamwe bakurura ubukweto bagwaye imyate, abandi bapfutse ibitambaro bidasa, abandi bafite ibitambaro birimo imipfunya. Ingoma hariya yaratobotse, yarabyaye, babyita kubyara. Yarabyaye, bandi amenyo arimo ibishishwa by'ibishyimbo, ukamunosha utireba mu menyo yawe ukabona agize icyo arimo kuririmba. Mu bukwa abageni bagenda n'amaguru bakarenga gahogo bagakomeza turirimba, abageni bagenda n'amaguru tubaherekeje. Ubushera sinakubwira ibiryo nta wari ubizi. Ukuboko kutarabwira mugenzi ngo Imana yavunye ukuboko kwa Farawo. Tabyibuka mu rusengero rwacu umuntu wari urimo wari warize, yari njyewe Sibomana, wari warize amashuri 5 abanza. Atanagize gute? Ubwo ndi umuhanga, ari njye umwanditsi w'umudugudu, ari njye ubari cya 10 ntaraba umudiyakoni, ari njye mwarimu atuma ati Imana yaduhaye umuntu ujijutse. Kaya Imana yavunye ukuboko kwande kwa Farawo, irakuvuna abalisansiye barinjira, irakuvuna abadogiteri barinjira, irakuvuna abafite PhD barinjira, irakuvuna. Haleluya. Mukire twagiraga yapimaga ubushera tukabunywera mu kibindi tumwubaha, tukajiwe apima ubushera, yaza kwitanga akavuga ati ntanze amafaranga 5, tukamukomera amashyi. 5 ari nk'amajerekani 3 y'ubushera. Ati Imana yaguhaye umugisha. Imana yavunye ukuboko kwa Farawo. Abafite amacenka barinjira, abantu bafite za papeteri barinjira, bafite amahoteli barinjira, abubatse amagorofa barinjira. Imana ivuna ukuboko kwa Farawo. Ayiwe, tuva mu bintu bimeze nka za gabaradini n'ibipantaro birangaye guca, twambara amasimoro. Imana yavunye ukuboko kwa Farawo. Ayiwe, kuravunika. Tuva ku mpirike, tumenya uko bakata salade, tumenya mayoneze aho bayigurira muri alimentation. Imana ivuna ukuboko kwa Farawo. Abantu bivuza kuri Zarama, abandi bafite za Memayi, abandi bafite za Radiante. Imana ivuna ukuboko kwa Farawo. Nta n'ingorofani twagiraga. Nta n'ingorofani twagiraga. Amamodoka ku rusengero bayaparika. Hari abademoni birukankwa n'imodoka zigera ku rusengero bagira gutya bibi bagataha. Satani akabaza ati muje gukora iki? Ati imodoka zaraje, twarazigwanije biranga, none zaraje. Bwira mugenzi ngo nugwanye yawe nawe agende. Abademoni bagwa. Hari abademoni birukankwa n'inzara. Sangaga abantu baba mu masengesho, atari ugukunda amasengesho ahubwo ari ukubera inzara. N'ubundi ntacyo mfite mu rugo ndarya, reka nyatangire kuwa mbere ngeze kuwa gatatu, wenda Imana izaba yakoze igitangaza. Imana yavunye ukuboko kwa Farawo. Turarya tugasigaza, tujya mu isoko ntitugura ibimene by'inyanya, tukagura itomati nziza, tukagura salisa, tukajya kuri busheri tukagura inyama. Imana yavunye ukuboko kwa Farawo. Bana baratsinda bakajya mu masegonderi. Dufite amasepu mu rusengero. Sepu hano yabagamo nese kaminuza ko yageze mu Rwanda muri 60 ahari. Kuki hano nta umuntu wo muri kaminuza habaga? Vuga ngo kwari kutaravunika. Nta
ntabwo rero shitani ntagutera ubwoba ngo uzasubira kuri zeru, ntagutera ubwoba ngo uzahomba, ntagutera ubwoba ngo uzasubira guca inshuro, ntagutera ubwoba ngo uzasubira mu bukode, ukuboko kwa Farawo kwaravunitse, ntagutera ubwoba ngo inzu bazayiteza cyamunara, ntawe uzayigurisha. Uko kuboko tikwabonye igikupfuko, ntago kwabonye umuti, tikwabonye igitambaro, inkota yaguye hasi. Imana yaguhaye inzu, yavunye ukuboko kwa Farawo, ntawe uzayigurisha, ahubwo ntagutera ubwoba ngo akazi bazakwirukana, ntagutera ubwoba ngo bizagenda guca. Imana yavunye ukuboko kwande kwa Farawo, yarakuvunye. Kandi umva umugambi Imana ifite, kutwigwa duhihibikana dukora, nta kandi kazi Imana ifite. Akazi Imana ifite ni imirimo ibiri. Umurimo wa mbere nuwo kudufasha kugira ngo turangize inshingano z'umuhamagaro wacu. Umurimo wa kabiri nuwo kuturwanirira. Haleluya. Nta bindi. Umurimo wa kabiri nuwo kurwanya ibikorwa by'abadayimoni. Yo niyo mirimo ifite. Mu mugambi w'Imana rero nuko kusigaye, niko Imana ivuze ngo mwana w'umuntu, nuko kuboko gusigaye ukubona kukurwanya, ngo nako Imana irakwibasiye. Muhaguruke dusenge. Uko gusigaye nako Imana igize gute? Irakwibasiye. Turagushimiye Mana yacu, uri Imana ishobora byose, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ifite ubushobozi. Tugushimiye ko waduhamagariye kugukorera, kandi nicyo tubereyeho. Tukuramburiye amaboko kandi tugukomeye amashyi. Izina ryawe nirihimbazwe. Nsabira iteraniro ryose kugira ngo uryuzuze umwuka wera, imitima yabo ikanguke, imenye yuko umuhamagaro wabo ku buzima bwabo mwamara ukugukorera, kandi bazirikane yuko wavunye ukuboko kwa Farawo, kandi banezezwe nuko nugusigaye ukwibasiye kugira ngo barokore, bagushime, baguhimbaze. Urakoze kubyumvise, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.